tugiye kwakira kandi na Musa guturuka Induba. Ladies and gentlemen, muri tayari tubakire amashyi cyane, twakire MC kandi na Musa. Murakoze, nitwe Musikandi. Nanjye nitwa Musa. Turi impanga mu rugo n'indu. Sasa nk'ubwo sasa ibijite. Hanyuma rero mu Rwanda dufite amakipe akina football. Muri make ubundi shampiyona yo mu Rwanda igiye gutangira. Hanyuma rero izo shampiyona n'ubundi zirakomeza, ariko n'ubundi uzasanga ibibazo bizaba muri shampiyona ni nabyo bizabaho muri shampiyona yabanje. Ubundi ikibazo gikunda kuba muri football yo mu Rwanda usanga tutagira aho turenga. Rimwe Rayon Sport iragura abakinnyi ngo batuzaniye abatoza badashoboye, ngo manager ngo umwagent watuguriye ngo yaratwibye, abakinnyi ngo baragera mu ndege bakavunika bataragera mu Rwanda, ugasanga ni ibintu by'ibibazo. Si ibyo gusa ibibazo rero ubundi bibazo kugaragara mu makipe abiri. Yego, yataraperi abarireyo cyangwa se none bigakanyakanya akabari nka polisi cyangwa Kigali. Izo ntago ari tuje kuvugaho rero. Tuje kwivya ku ikipe ya Rayon Sport. Ikipe y'abareyo ngo ni ikipe y'abanyarwanda. Sibyo? Iyo kipe rero ukumva ubusanga nayo ifite ibibazo muri indani. Ukumva ngo ifite abakinnyi babi, ngo umutoza ukagira ibikumva ifite ibibazo byinshi cyane. Ako ubundi Musa ngemba nibaza, uba wibaza nawe nkakubaza, nanjye nkibaza wa mugani. Oya ningiye ukubaje naga rewe wibaza. Okay, none reka twibarize hano. Sibyo? Turibaza nk'ubu ngubu biramutse bibaye ngombwa nk'amakipe yo mu Rwanda agatangira gushyiraho abatoza ariko bafite n'indi mirimo bakora ifite aho ihuriye n'Uwiteka, ugasanga nk'amakipe nk'umuntu ni pasiteri ariko ni n'umutoza, kugira ngo azajya atoza n'iyo kipe ubutumwa bwiza abigereho. Cyane kuri pasiteri abatoza ubutumwa bwiza abakristo agira ngo bazabone ubwami bw'ijuru, byafasha no gutoza abakinnyi kugira ngo bazabone igikombe. Ahubwo ikibazo abapasiteri ubwo byakunda twareba abapasiteri bafite ahantu bahuriye bafite energy zo hanze hako ni energy zo mu mikorere mu buzima bwabo. Nk'abahirwa ngemba numva nk'umupasiteri bita Pastor Matayo Ndamayise w'umunyamurenge. Uramuzi cyane ko buri abanyamurenge bari mu bantu basenga cyane bagira n'imbaraga. Okay, none ngewe reka mube ikiriho cyo byanga byakunda uburyo ki yajya atozamo byaba bifitanye isano n'uko asanzwe asenga amabwiriza. Okay, tujye ku kibuga ubundi ndamage. Ni ndamage ni ibyo ariko ndamage. Haya ndabona amakipe abiri hano ku mpande zombi. Hari Rayon Sport ndetse na Musanze, abatoza ubona ko bari gutanga konsinya z'umukino tactique babwira abakinnyi, ariko Rayon Sport ubona ko ifite akamwenyu kabisa. Rayon Sport ifite akamwenyu, yabonye umutoza yishimiye ariwe Pastor Matayo Ndamayise. Haya mbabasha abatoza abakinnyi mwese mumeze neza? Yego, namake nameza pa. None rero tugiye gukina umukino. Ibintu ni bibiri. Yego, twama dutsinda twama dutaye imbubute. Yego, nta bintu ucaka. Ibintu byo kunganya simba ishaka. Burya no muri birabaza babivuga na Yesu aravuga ngo mushyuwe cyangwa mukonje. Wabyumvishe? Twitwa gikundiro nshaka urukundo rwanyu. Uri kubyumva? Umuntu ahaye asirima umusame usibe kumusoma gusa ubundi uhaye umusoma. Urukumva? Ni ibyo ngibyo nta bindi ndigendeye. Hakuru Pastor buretse gato n'ubundi bari kuduhamagara nawe ni waduhaye tactique ni wagize tubuze tactique ziki. Dore Bibiliya reba hano inyuma, uzubana iyi map irangaye inyuma muri Bibiliya. Isi map ureye n'ikibuga uri igipfu. Tegereza nkubwire iyi map uzuyibona. Iyi ngiyi urabona iyi ni inyanja abayisirayeli bambutse bagiye mu Egiputa. Uyu murongo ugabanya w'inyanja ufate nk'umurongo wo mu kibuga. None subwo ibyo ngibyo ubu nimero 2 yabahagaze nimero 3 yabahagaze muri ibi bintu. Oya ntago ari ibyo, nta nimero 3 dukeneye. Umukinnyi wese agomba gukina, wakina 2, wakina 3, wakina 4, wakina 5, 6, 7, 8, 9, 10, nzageza kuri 14. Nawe uri igipfu. Ako nange ndikirana nzageza kuri 14. Bamwe bakina ari 14. Oya bakina ari 11 nabo baye igipfu. Okay, ni ibyo ngibyo. Mugiye mu kibuga ntabindi bintu nshaka mukora imyitozo. Mukora imyitozo mugiye amazi we umva kandi kagepfu. Ako uri kirara uzuvuga amazi namye ndi umutoza w'umukristo. Umfasha shira amakanto. Borora umugongo.
umugongo gake gake hasi manuka manuka hasi kora n'imbavu kora n'imbavu kora n'imbavu uchosha muge mu kibuga mukine. Haya, hatansiyo ndabona amakipe atangiye gukina. Rayon Sport itambaza umupira. Hatansiyo ndabona Bingi Bero atanga pase. Pase kwa Bigirimana Abedi Mohamed Shil atanga Bingi Bero hatansiyo reka turebe hoho. Reka turebe. Go! 11 n'abazungu. Hey! Samael! N'umwe nabake n'abazungu 11 nabake n'abazungu 11 n'abazungu 11 n'abazungu 11 n'abazungu niko 11 n'abazungu nibyo gusa narakubwiye igitego buriya nigitangwa igitego uzukireba urumva nigitangwa n'abarebare nigitangwa n'abagufi nigitangwa n'inzobe nigitangwa n'ibikara igitego buriya gitangwa n'Imana. Samael nibyo nshaka ntabindi mukomeze mukine mukomeze. Hatansiyo ndabona mu gice cya kabiri bigarutse twarangiye ari kimwe mu busa. Reka turebe Musanze iratatse ibintu n'ibiki. Rayon Sport uko nababuza amahoro. Rayon Sport itangiye kujagarara. Hatansiyo reka turebe Musanze irataka hano. Iki ni igitego. Reka turebe hatansiyo. Barayishe. Hatansiyo. Musanze umutoza mbona Pastor Matonda Mayize itotomba. Niko basha umukinnyi wagiye umuntu wayo ufata abantu bose akabizuza muri kira kibuga niki aryasha wamye mbwira ngo iki ngo 11 bacu niki n'abazungu akosha uratse kubeshya 11 urabona ari abazungu cyane abazungu zayi niko waretse kumbesha sha urumva ariko namwe abakinyi mufite ibintu muwaye mwirirwamo. Ariko rero coach nawe uratubeshye batubwiye twebwe tureka abantu nibatsinda batsinde twishakira ubwami bw'ijuru. Umuntu yagiye gutsinda mbona nimukoraho ndamuvuna ndinde wo kuvuna umwana w'Imana nshaka ubwami bw'ijuru. Umva cyagipfu muri biranditse ngo dore mbaye ubwenge urwo mbaye iki ubwenge yarabukwimye ati kandi ubu bwenge mugene umugore cyo mushaka none murabona umuntu agenda agiye gutsinda igitego ukazumurebera gusa nk'ibwimira ijisho ariko basha kandi nibyo mbabwira ubundi abantu bakinyi bose Rayon Sport mugira ikibazo munywa amatabi urumva muzamunywa ibindi bintu utazi urumva niwatsinda igitego urara mu kabari niwatsinda igitego uri umusambanyi niwatsinda igitego kandi utakoze imyitozo ikindi kandi muge mu kibuga ariko aya makosa yose muhindura muri kubyumva sawa mukina. Hatansiyo reka turebe Rayon Sport yanga gusebya abanyarwanda ni timu ya wananchi. Reka turebe Rayon Sport irakora iki. Hatansiyo Bingi Bero Charles Mohamed Shil Bingi Bero Bingi Bero hatansiyo reka turebe kirajyamo hatansiyo hey Samael nabikubwiye kiriya ni igitego nibyina nashakaga igitego buriya nigitangwa n'abareba nabikubwiye urumva ikindi kandi nigitangwa n'abagufi nigitangwa n'inzobe nigitangwa kandi nigitangwa n'abagore nigitangwa n'abagabo ahubwo buriya tugikura kumana. Iriya kipe ni iya kera yavutse kera tukiri mu nda zawe yavuze ryari muri 68 nibwo Rayon Sport yavutse. Yego Rayon Sport nibwo yavutse bivuze ngo yakumenye kera ukiri urusoro mu nda ya nyoko narakubwiye ukiri mu nda ya nyoko. Samael
murabeho cyane. Ese waba wibaza ahantu ushobora kugura telefone ya Samsung cyangwa iPhone ya original y'umwimerere ifite warranty? Samsung 250 ni igisubizo kuri icyo kibazo. Tugane ubashe kugura telefone imwe muri zo twavuze. Reka nkwibutsa kandi kantu, ushobora kugura iPhone cyangwa Samsung ukagenda wishyura gahoro gahoro mu byiciro. Si ibyo gusa, Samsung 250 tugufite televiziyo za Samsung nziza ndetse na firigo nziza kandi ziri mu ngano zitandukanye. Nkwibutsa ko nanone ukeneye nka kamera z'umutekano, genzi kuka n'ibindi bikoresho byo mu rugo watugana kandi tukabiguha n'ubundi ari original bifite na ya warranty twavuze haraguru. Kabukinga